nubwo utari wabisobanukirwa ushobora kuba wemeranya n'amahame runaka ubwo waba utayazi. Ayo mahame ashobora kuba yaravuye ku bantu, sosiyete, umufasha, ababyeyi bawe, Imana n'abandi. Aya mahame uyashingiraho wizera ko ibintu bikwiriye gutekerezwa, kuvugwa cyangwa gukorwa. Aya mahame kandi ukaba warayatojwe uhereye ku ishyiga cyangwa aho wakuriye. Ariko nyemerera nkubwire ko aya mahame ugenderaho nta buziranenge afite, kuko iyo aza ko afite ubuziranenge ntiyari kugutera ubwoba n'umubabaro. Nk'urugero, ushobora kugira impungenge ku kazi ukora bikagutera kugakora wihatiriza cyane, kandi atari uko ugakunze ahubwo kuko wakuze utegekwa kwirwanaho. Urebye bisa nkaho turi imbohe z'amategeko ya sosiyete twashyizweho kugira ngo tube abagaragu b'ibihe, tukabyemera tutabajije impamvu, ahubwo kuko abarimu bacu, ababyeyi bacu cyangwa inshuti zacu baduhatiye kwemera ibyo byose buhumyi, bati iki ni kibi cyangwa kiriya ni cyiza, tukabyemera uko. Ese mu by'ukuri ninde wabwiye abo bandi ko bari mu kuri? Aho si baba ari ababyeyi babo? None se ababyeyi babo bo ninde wabwiye ko ibyo bizeraga ari ukuri? Aho ni baba ari ababyeyi b'abana babo, kugeza ku gisekuru cya mbere cya muntu. None se icyo gisekuru cya mbere cya muntu cyo ntibyashoboka ko cyaba cyaragize kwibeshya? Ibaza ubyutse umunsi umwe ugasanga ibyo wizeraga byose ari ibinyoma. Igitabo The Four Arguments cya Louis Miguel kiraduha igisubizo cy'ibyo bibazo twibaza byose, kiraza kutubwira isoko y'ibyishimo yuzuye ndetse n'icyo twakora kikadutera kwishima, mbese tukazabaho ubuzima buzira kwicuza. Iki gitabo kitubwira uko ugomba guhagarika intekerezo zose zituma utisanzura nko kwigaya, kwinenga n'ibindi. Kiduhishurira ubwenge budasanzwe bw'abahoze ari abatoloteke. Abatoloteke ni abasaza b'ibinyejana bya kera byo mu gihugu cya Mexique, bazwi nk'abanyabwenge b'isi bose, kabo basangwa butaka bari babanye mu mahoro, ibyishimo ndetse n'ubwenge butagira akagero. Ihame rya mbere riragira riti be impeccable with your word. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo uzaharanire mu ijambo ryawe ko hatabonekamo igicumuro. Amagambo niyo abanziriza ibitubaho. Iby'isi bitugendekera uko tuba twabyitongereyeho cyangwa twabwiye abandi. Niyo mpamvu utagomba gukoresha amagambo mabi cyangwa yonona, yaba kuri wowe ubwawe cyangwa ku bandi. Ibi bishatse gusobanura iki? Bivuze ko ugomba kureka gushinja abandi bitagenda neza cyangwa gucira abandi urubanza. Benshi muri twe twarezwe mu buryo buduha kwikorera umucamanza, tugendana ibihe byose wo kwemeza ko iki na kiriya ari cyiza cyangwa kibi uko byagenda kose. By'umwihariko uzakunda kubisangana abantu bihambiriye mu by'idini cyane, kandi ikibabaje ni uko akenshi birangira ari twebwe bihungabanyije kuruta abo ducira urubanza. Ugomba kumenya umutwaro w'amagambo ubwira abandi, by'umwihariko iyo uri guca urubanza, kuko ibyo Petero yareze Yohana byatubwiye byinshi ku myitwarire ya Petero kuruta iya Yohana. Ni gute wamenya ko wamunzwe n'uyu mucamanza wifitemo? Igisubizo ni iki: cunga neza amagambo yibwira wowe ubwawe mu ntekerezo zawe ku munsi. Yandike maze wibaze uti ese iyo nakoze akazi neza ndishima, cyangwa ndeba ku ruhande rutagenze neza buri gihe nkigaye? Nubicunga neza uzasanga nta muntu wigeze ugufata nabi kuruta uko wowe ubwawe wifashe nabi. Ikindi ni uko imbabazi wigirira ubwawe iyo bakosheje zingana nk'izo ugirira abandi, nanone imbabazi ugirira abandi zikangana nk'izo nawe wigirira ubwawe. Numara gusobanukirwa neza aho guterana amagambo n'uri kugufata nabi, uzajya umuhungaho gato, umureke akomeze yisenye ubwe, azi ko ari wowe ari gusenya. Muri make, aho kumara akanya uri guca urubanza rw'ibitagenda neza, ujye ukoresha amagambo yuzuye urukundo n'ubufatanye. Ikindi, nutangira kwibwira amagambo meza mu ntekerezo, uzabona ukuntu ubuzima bwawe nabwo buzatangira guhinduka buba bwiza. Rero jya wita ku magambo yawe kuko niyo agaragaza ikikuri mu ntekerezo. Ibuka ko ibitekerezo bidashobora kwicuzwa, ariko amagambo wavuze uko byagenda kose ntabwo azasubira inyuma. Kandi nk'uko Imana yabivuze, ijambo ryawe ntirizagenda ubusa kandi ntirizagarukira ubusa, rizasohoza icyo waritumye. Ihame rya kabiri riragira riti don't take anything personally. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ntukizirike kuri byose. Kuba twararezwe mu buryo butugira abagaragu ba nshimwe, usanga dukora ibintu buhumyi tugira ngo badushimagize. Uzayibona gute? Niba reka umuntu ifoto ahagararanye n'abandi bantu 5, uzasanga abandi bantu 4 atabitayeho, ahubwo icyo yitayeho ari we ubwe gusa. Ndasa nte? Reka ndebe niba narabarushije guhagarara neza cyangwa niba narabarushije kwambara neza n'ibindi. Akenshi dukunda kwibaza ngo ndasa nte, baranekerezaho ngo iki, kubera iki buri gihe ari ngiye mwarimu areba, kuki manager wanjye atanshimira n'ibindi. Ariko ukwiye kumenya ko buri kintu kiba kitakureba. Hari ijambo rikunda gukoreshwa cyane mu biganiro byinshi, ari ryo jyewe, kandi njyewe usanga ari ryo rikoreshwa kenshi mu biganiro, ariko nuritsinda uzaba utsinze byinshi. Ibyakubaho byose ndetse nuko abandi bagufata, ukwiye kumenya ko ikibazo atari wowe ahubwo ari bo. Nta muntu w'umugabo wakwita imbwa cyangwa ikindi gitutsi watari cyo. Kuba kwita imbwa nuko abizi neza ko nawe ariyo, akaba hari aho yabonye musa. Kuba yagushimagiza kandi nuko hari ikintu runaka bakwitezeho. Ntukabyegereze umutima cyane ngo wumve ko bikureba. Amagambo wabwirwa n'undi muntu cyangwa ibikorwa ntukabyegereze umutima cyane
kuko nawe iyo uza kuba wararezwe nkawe ukabona nk'ibyo yabonye ukabaho nk'uko yabayeho cyangwa ukaba umukeneyeho nk'ibyo agukeneyeho, nta kabuza nawe wari kuvuga amagambo asa nk'ayakubwira. Mu magambo make, ibyo umuntu agutekerezaho akubwira cyangwa agukorera ntabwo bikureba, niwe bireba. Uko uzarushaho kwemerera ihame, uzagenda wigirira icyizere aho kwizera bumenya ibitekerezo by'abandi. Ibyo abandi bakora ntawe uzabikubaza, ahubwo uzabazwa ibyo ukora. Ihame rya gatatu riravuga ngo don't make assumptions. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ntugakekeranye. Mbese ni kangahe wagiye wibwira ko hashobora kuba hari ikibazo kandi nyuma ukaza gusanga nta gihari? Gukeka ko hari ibitagenda neza ku muntu runaka byatera guhuzagurika mu itumanaho no mu mubano mufitanye. Akenshi gukeka kwacu bituruka ku busazi bwo kudatuza mu ntekerezo atari ku bintu bihari koko. Kugira ngo dutsinde umuco wo gukekeranya, dushobora gukoresha uburyo bubiri. Ubwa mbere ni ukwirekura, tukavuga dushize amanga ibyo twifuza cyangwa uko tubona ibintu. Niba ikibazo gifitanye n'umukoresha wawe, ni byiza ko wahita umubwira aho ubona ibitagenda neza udatindiganije. Ushobora nko kuvuga uti muri iki gihembwe gishize nakoze uko nshoboye bituma inyungu ya kampani itumbagira. Numvaga ntacyo byaba bitwaye muramutse munyongeje umushahara. Ibyo bizatuma umukoresha wawe aguhemba umushahara wifuza kandi bidateje ikibazo, cyangwa nawe agusubize ko bitakunda aguhaye impamvu zumvikana. Uburyo bwa kabiri ni ukubaza ibibazo aho udasobanukiwe. Nubikora uko, uzaba wirinda guhinduka n'ibyo wari wizeye cyangwa kumenyeshwa impinduka zabayeho utari wabimenyeshwa. Ihame rya kane riragira riti always do your best. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo buri gihe ujye ukora iyo bwabaga. Gukora iyo bwabaga bizagutera kuticuza cyangwa kuticira urubanza n'ibindi bibazo bya iyo mbimenya cyangwa iyo mba narakoze kuriya na kuriya. Niba warakunze umukobwa ukamukorera ibyo ushoboye byose ndetse ukanarenzaho, ariko bikarangira kwanze, uzishima cyane kuko uzavuga ko ntabwo utari waragize. Umenye ko ibyo byashoboka ko uwo mukobwa atari uwawe, ko hari abandi wagenewe. Nubwo bimeze gutya ariko ukwiye kwibuka ko iyo bwabaga hashobora guhindagurika bitewe ahanini n'impamvu zitandukanye. Nk'urugero, ntabwo wakora iyo bwabaga urwaye nk'uko wabikora uri muzima, kubera ko indwara izatuma utezuka. Nuhatiriza umubiri wawe no mu burwayi ngo ukore ibirenze iyo bwabaga, uzaba uri kunaniza ubushobozi bw'ubwonko n'umubiri. Rero nukora iyo bwabaga, jya ubanza wibaze aho ubuzima bwawe buhagaze. Nuramuka ukoze iyo bwabaga utagamije gushimisha abantu nk'uko twabibonye mu ihame rya kabiri, uzashimishwa n'umusaruro bizakuzanira kandi bitume ugera ku nzozi zawe. Rero kugira ngo aya mahame ane ubashe kubana nayo, ugomba kurekura andi mahame yose sosiyete yadutsindagiyemo, kandi hari uburyo butatu bworoshye bwo kuyakurikiza. Ubwa mbere, banza wimenye. Umenye n'amahame agusenye wiyubakiye, kuko nawe ukira indwara atabanje kumenya uko ayirwaye. Ugomba kumenya aho bipfira, ukamenya amahame atakugeza ku nzozi zawe, hanyuma ukayarekura mu mahoro akagenda, ukabona gushyiramo ano mahame ane tumaze kuvuga. Uburyo bwa kabiri, menya ko hari imbaraga mu kubabarira. Iyo utababariye uhorana ibyifuzo byo kwihorera n'urwango, ibyo abatoroteki bise parasite yo mu bwonko. Iyi parasite itera gusubira inyuma mu mbaraga z'imitekerereze, igatuma ubuzima budindira. Nk'urugero, ushobora kubabazwa nuko wakererewe ku kazi kuko bisi isanzwe ikujyana yagusize, ariko nutabarira umushoferi wagusize bizakwangiriza umunsi. Ugomba kwibabarira ndetse ukabarira n'abandi kugira ngo ubeho ubuzima bwuzuye. Ubwa gatatu, ari nabwo dusorezaho, buravuga ngo jya wibuka ko byashoboka ko uyu munsi ari wo munsi wawe wa nyuma muri iyi si. Uko usobanukirwa ko igihe dufite ari gito, bizaguhatira gukora iyo bwabaga mu guhaguruka igihe watsinzwe, ushyire mu bikorwa umuhamagaro wawe usa nk'usiganwa n'igihe, nuko uzagire ubuzima bufite intego. Rero akenshi usanga ubuzima bwacu bugenda nabi atari uko byanze, ahubwo kuko amahame twabwubatseho adafatika. Mwakoze kubana nanjye, nitwa Shumbusho Jean Damascene. Bifuza ibindi bitekerezo biri mu bitabo bindi binyuranye, watwandikira kuri page zacu zose za Shumbusho Wisdom ku mbuga nkoranyambaga zose, ugakanda handitse like na subscribe kugira ngo ibindi bice bitazagucika. Murakoze.